Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, shima Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo kandi twumve icyo Umwami Imana yakomeje abwira ubwoko bwe. Kuko icyo Yesu ashaka ni uko tumenya icyo we ashaka, hanyuma akaba ari cyo dukora. Rero Imana ishimwe ikomeje kuturinda ndetse no kuduha amahirwe kugira ngo turusheho kumva byinshi, ariko mbibutse ko umuntu utakiriho uyu munsi wa none, ubwo ibyo yumvishe ni ibyo ngibyo byararangiye, ibyo ajyanye ni ibyo, ahubwo ugomba kwibaza ngo ese nk'ubu ngubu igihe cyanjye kirangiye cyo kubaho, ibyo numvishe nabihaye agaciro cyangwa se byanyerekeza he? Kuko ibyo wumvishe nibyo bifite, nibyo bizakwerekeza aho ugomba kujya. Niba warabyumvishe ukabyumvira, bizakugeza aho ugomba kujya. Niba warabyumvishe ntubyumvire, nabyo bizagira aho bikwerekeza. Hanyuma niba utaranabyumvishe, cyane nk'abantu badasoma ijambo ry'Imana, mu by'ukuri hari byinshi uzabazwa usange ntabyo uzi kandi wakagombye kuba wari ubizi. Ndakwinginze usome ijambo ry'Imana ku giti cyawe. Ni intambara tuba turwana, kuko Satani nawe ntaba abishaka ko abantu bamenya ijambo ry'Imana, kandi abadayimoni bo bararizi. Ni nacyo kintu kizatsinda abantu. Satani aba arwanya ijambo kugira ngo tutarimenya, hanyuma tugakora ibyaryo, kugira ngo umunsi w'urubanza rizadutsinde. Ni ukuri watsindwa na byinshi mu gihe waba utabizi. Biragoye kubahiriza ibyo utazi. Kandi ijambo ry'Imana twiga ku cyumweru cyangwa se mu materaniro ntabwo rishobora kuba rihagije ku muntu ufite umwanya mutoya kugira ngo amenye byinshi. Mu by'ukuri dufite umwanya muto kuko tuzi igihe tumaze ariko ntituzi igihe dusigaje. Niyo mpamvu igihe cyose ujye wibwira ko ufite umwanya muto wo kumenya byinshi kandi bizagira aho bikwerekeza. Biragoye kuba wapfa hari byinshi utamenye ngo unabyubahirize, kandi hari akanya wahawe kugira ngo ubimenye. Rero kadusenge ubundi twongere dusome ijambo ry'Imana. Ku bantu bankurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie. Ndabinginze muze namwe dufatanye inzira, kandi rwose mukwete inkweto kugira ngo ndetse mukomeze imishumi, dufatanye urugendo rutoroshye ariko kandi rushoboka, kuko abatubanjirije bagezeyo kandi barabishoboye. Uwabashoboje natwe ari kumwe natwe. Turabinginze kadukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ureke ibyateye ubungubu, abantu ntibagishaka kubwira abantu ukuri, ahubwo barashaka kubabwira ibiryoheye amatwi yabo kugira ngo nabo babakuremo inyungu zabo bifitiye. Ariko umuntu muzima, umwigisha muzima cyangwa se umushumba muzima uri kujyana abantu mu ijuru, ubashumbye nk'uzababazwa, ababwira ukuri akabasobanurira. Uwumva yakugenderamo akakugenderamo, uwumva atabishobora akigendera. Nawe ni amahitamo y'umuntu, kuko amatorero y'ubuntu hanze aha y'ibinyoma y'ubuyobe aragwiriye. Ukajyayo ukigirayo, ariko ni wowe wabihisemo, ukuri wakubwiwe. Kuko na Yesu yarigishaga, ababishaka bakamukurikira, ababishaka bakabivamo. Mu by'ukuri ibi bintu nanone bijyana n'amahitamo y'umuntu, ariko amahirwe uba wagize yo kugira ikintu wumva niyo akomeye umuntu akwiye guhitamo, cyangwa se akabyaza umusaruro agahitamo neza. Rero reka dusenge ubundi dusome ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, urakoze, ndagushimiye ku bw'aka kanya keza wongeye kuduha. Ni ubuntu bwawe ko hari icyo twongera kumva kugira ngo turusheho kumenya. Reka ukomeze kudushoboza kumva ndetse twumvire, kugira ngo umwuka w'Imana abashe gukora ibikomeye muri twe, ahindure byinshi kandi adushoboze byinshi. Urakoze, mu izina ryawe ryera nsenze nizeye, amen. Turimo gusoma aya magambo agaragara aya magambo yo muri Bibiliya asoza kino gitabo cya Gehinomu. Ku bantu badukurikiye bwa mbere, twasomye igitabo cy'ihishurwa rya Gehinomu. Mpamya neza ko iyaba Bibiliya icyandikwa, kino gitabo nacyo cyari kujyamo. Bibiliya ivuga inshuro nyinshi Gehinomu n'abantu bazayitabwamo,
mu by'ukuri ntabwo ari iyo Satani azatabwamo gusa cyangwa se abadayimoni cyangwa ikindi, oya, ni abantu, ni abantu. Satani ubwe nawe azatabwa mu nyanja yaka umuriro ku iherezo rye, hanyuma ayitabwemo n'abantu banze kumvira Imana cyangwa se abantu banze kumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ryose wumva nturyumvire ukarisiga aho ngaho, rizagutsindisha mu rubanza ritume ujya mu muriro utazima. Mbibutse ko abantu bibwira ngo Imana ni urukundo, ntabwo yatuma abantu bajya mu muriro. Imana yaremye umuntu imukunze, Imana yaremye umuntu imukunze, ariko imuha ubwenge n'ubushobozi n'amahitamo, hanyuma imushyiriraho amabwiriza, kuko yari yamuhaye ubushobozi bwo kumenya kumvira ayo mabwiriza cyangwa se guhitamo ikibi n'ikiza. Hanyuma iramubwira ngo ibi nubikora uzapfa, ibi nutabikora uzabaho. Umuntu we nyirizina ararangara, Satani aramushuka, yisanga yahisemo ibituma apfa, ariko Imana yari yabimubwiye. Ni uku urupfu rwaje rero. Imana ni inyamahame kandi ni inyarukundo, ni inyamahame. Icyo yakubwiye ngo iki kibyara urupfu, iki kibyara kubaho cyangwa se ubugingo, icyo uhisemo nicyo yo ikurekera ukakijyamo, ntabwo yisubiraho. Icyakora kubw'urukundo rwayo yaduhaye amahirwe ya kabiri aba muri Kristo Yesu, kugira ngo twongere kandi duhabwe amahirwe y'uko ibingibi nitubyumvira, nitujya muri Kristo Yesu tukamwakira, tukabana nawe, tukumvira amategeko ye, n'ubundi amategeko aracyarimo, tukagenda nk'uko we abishaka, tuzabona ubugingo. Ariko nitugenda uko tubishaka, n'ubundi urupfu rurahari. Rero mbibutse ko Imana ntabwo yivuguruza, yumvira ijambo ryayo, ariko kandi ntako itatugize. Ni uko abantu amahitamo yacu ariyo azaturimbura, ariko Yesu, Imana ntako itagize gutanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo yongere kandi ihe amahirwe umwana w'umuntu, irebe amahitamo azagira. Amahitamo yawe niyo azakwerekeza aho ugomba kujya. Ibyo uhaye agaciro, ibyo utindamo, ibyo uhaye umwanya, nibyo bizakwerekeza aho ugomba kujya. Ubwo rero reka dukomeze dusome rino jambo, rirushaho kugenda ritwereka ko Gehinomu iri muri Bibiliya iranditse, kandi abazayijyamo ni abantu, ndetse na Satani ubwe ari we mwami w'umwijima, ari we uba ushaka ko abantu bajya kurimbuka. Ubushize twasomye ijambo ry'Imana riri muri Luka 16:20 kugeza kuri 31. Ijambo ry'Imana rivuga ku nkuru ya Nyamutunzi na Lazaro. Ndakwinginze iyi nkuru uzongere uyisome ku giti cyawe. Luka 16:20 kugeza kuri 31. Ariko no muri Matayo, mu mavanjiri yose rino jambo ribamo. Niyo mpamvu ukwiye, sinibuka niba ari amavanjiri yose, ariko riri ahantu henshi. Ukwiriye kurisoma ukumva neza ko Gehinomu irahari, kandi abayirimo baguwe nabi cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bazajyayo ngo ku iherezo ry'isi, oya. Iyo umuntu apfuye ntajye mu ijuru, otomatikoma ajya muri Gehinomu, kujya kurindirirayo. No kurindirirayo nk'uko abanesheje bajya muri paradizo bakajya kurindirirayo, cyangwa se aho roho z'abakiranutsi ziruhukira, niko roho z'umuntu wese warimbutse. Wagize ngo kurimbuka ni ibintu binini? Satani yakurimbura akoresheje akantu gatoya, kutababarira byonyine. Nta kutagize ibindi byose, ukunda abantu ubafasha, ariko kutababarira, umuntu utababariye ashobora gutuma urimbuka. Icyo cyonyine yarakubabaje, none atumye unarimbuka. Ikindi cya kabiri, kubeshya ni urugero. Kubeshya, Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, bo n'abakunda kubeshya bakabikora. Kubeshya ni ibintu abantu benshi bakora, ariko kandi bakibwira ko ari ikintu cyoroshye, ariko umuntu ubeshya wese azarimbuka. Umuntu wese ubeshya azarimbuka, azajya muri Gehinomu. Gehinomu ni ahantu ho kubabazwa iteka, kandi bazahakurwa bajugunywa mu nyanja yaka umuriro, kubamo iteka. Ntabwo ari ugushya ngo upfe, oya, nta gupfa kubaho, ngo ni urupfu rw'iteka, niko Bibiliya itubwira. Rero ni ibintu bikomeye cyane umuntu wese akwiye kwitaho akiri muri uru rugendo, akagira umwete wo gushakashaka iby'Imana ikunda, akaba ari byo akora, hanyuma ibyo yanga akabireka. Reka dusome iyi nkuru
iyi nkuru iteye ubwoba, ariko kandi iyi nkuru ibwira neza abayobe bihaye kuyobya abantu n'abandi bihaye kuyoba ku bw'ubushake bwabo, kubera ko badashaka kumvira ukuri ahubwo bashaka kumva ibiborohereza by'ibinyoma. Iyi nkuru ya Nyamutunzi twabonye ahantu ari. Ni ahantu hateye ubwoba, ni ahantu yifuza n'igitonyanga cy'amazi, ariko kandi ntabwo yakibona kubera ko aho ari ni uko nguko biteye. Yinginze Aburahamu ngo niyohereze Lazaro. Lazaro ni umwe wabaga ku irembo rye w'umukene, wari warishwe n'ubukene ndetse n'inzara n'uburwayi butandukanye. Hanyuma ariko uyu nguyu ntigeze amwitaho ngo amuhe agaciro. Bibutse ko kwita ku mukene ni ukuri, ni umutima w'ubumana. Niba utita ku mukene ufite ikibazo, umutima wawe ufite ikibazo, ni umutima wa Satani. Umutima w'ubumana, iyo umuntu adafite umutima w'Imana aba afite uwa Satani. Ni uko nguko biteye. Ukwiye kwisuzuma ukareba umutima wawe umeze ute. Burya umukene ukwiye kwisuzuma ukareba mu birori byawe utumira abande. Ese umwaka ushobora gushira hari umukene byibuze utumiye mu nzu yawe ngo anayicaremo, kabone n'aho yaba atakarabye, ayicaremo umugaburire, musangire, umwereke ko umukunze, umwereke ko ntacyo umurusha, ahubwo ari umuntu nkawe, niba ari mwene so, mwese muri abana b'Imana. Ukwiye kwita kuri ibyo bintu, kuko Imana nabyo ijya ibisuzuma, igasuzuma imitima yacu. Reka twite ku bakene kandi twite ku bantu b'Imana, kuko kuba akennye nta kintu na kimwe yabiguze. Nawe kuba ukize si uko uzi gukora cyane cyangwa wize cyane, ahubwo byose ni ubuntu bw'Imana. Ikintu cyose ubonye ufite urusha mugenzi wawe, gira umwete wo kugikoresha kugira ngo cye kukubera ikigeragezo, kuko impamvu Yesu akiguhaye uriya atagifite ni ikizami kugira ngo akurebe. Niyo mpamvu Imana idufashe kandi turengere, tube maso kumenya icyo Yesu ashaka ari cyo dukora, kandi kumenya uwo Yesu ashaka ko tuba we ari we tuba we. Kandi reka tugere ikirenge mu cye ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Umwami wacu aroroheje kandi ariyoroshya kandi yicishije bugufi. Niyo mpamvu natwe aboroheje twabashije kumushyikira ndetse tubasha no kumwegera. Reka tugire umutima uciye bugufi wiyoroshya, kabone n'aho waba uri hejuru, icyubahiro ufite kikuzamuye, ugerageza kumanuka kugira ngo ugendane neza n'umwami wacu. Hanyuma Yesaya, kadusome Yesaya 14. Ni imirongo turimo gusoma isoza kino gitabo, itwereka ko ibyo twasomye muri iki gitabo Bibiliya bivuga ndetse cyane. Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Reka dusome twumve icyo hatubwira, niba naho havugamo Gehinomu n'amakuru yayo mo gatoya. Hatubwiye ngo iki? Haravuze ngo, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko yaguciye bakakugeza ku butaka. Waribwiraga uti, nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana. Kandi uti, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ngende aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Aya magambo aha ngaha ndabona ari Satani bahera hejuru. Satani yishyize hejuru bimuviramo kumanurwa hasi, kandi noneho ngo amaherezo ye ngo azazamuka, ngo azamanuka ikuzimu agere ku ndiba ya rwa rwobo. Kwishyira hejuru kubyara kubitwa hasi. Imana niyo yonyine yo gushyirwa hejuru. Iyo kwishyira hejuru bikuziye rwose, ubwo bugiye kumanurwa mu ndiba ya rwa rwobo. Reka Imana idushoboze, iturinde kwishyira hejuru
k'uburyo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo turusheho guca bugufi uko umunsi uje, uko duhawe kuramuka, uko duhawe kubaho, turusheho kwicisha bugufi kuko niwo mutima w'ubumana. Kuko kwishyira hejuru byo Bibiliya iravuga ngo bibanziriza kugwa. Iyo wishyize hejuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, no mu kazi ukora, no mu hari nk'abantu bakora akazi, kwishyira hejuru biri mu moko atandukanye. Ushobora no kwishyira hejuru utabimenye, bisaba ko ufite umwuka wera, kajya no kukuzamo akakamanura, ukihana vuba, ukava muri izo ntekerezo. Hari nk'abantu bakora akazi ko kwakira abantu, ugasanga arimo kwakirana abantu agasuzuguro, arakira abantu atabitayeho, arakira abantu atabareba, umva yizamuye, kandi mu by'ukuri ibyo ntabwo Imana ibikunda. Abakristo benshi barabikora, ugasanga umuntu aratanga serivisi mbi akibwira ko Imana itabireba, ariko Imana irabireba. Ukwiye kwiyoroshya, uwo wakira uwo ari we wese, yaba yoroheje cyangwa ukomeye, ukabakira kimwe, ukabakira ubakunze, ukabakira n'umutima mwiza. Icyo udashoboye kubafasha ukabagira inama, Imana nibyo ikunda. Abantu benshi Imana irabagaya mu mirimo ya buri munsi bakora, kubera kutamenya ko barimo gukorera Imana kandi ko Imana ibareba. Imana idufashe guca bugufi no kwita ku ijambo ryayo, no kumenya ko Imana yo mu ijuru ibitureba muri byose. Reka dusome muri Yohana igice kimwe, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice kimwe umurongo wa 9, naho twumva icyo hatubwira. Imana yo mu ijuru dushoboze gukunda ijambo ry'Imana, kuko niho Imana ivuganira n'abantu icyo bakwiye gukora. Ntabwo Imana izaza ikubwira ngo gira gutya gira gutya. Soma ijambo ry'Imana uzamenya icyo ukwiye gukora, uzamenya uburyo ukwiye kugenda n'inzira ukwiye kugenderamo. Umurongo wa 9 hatubwiye ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Mu by'ukuri iri ngiri rirasobanutse. Abantu benshi bibwira ko hari inyigisho z'ubuntu zateye, ndabinyize muzitondere. Niba ushaka kujya mu ijuru, niba udafite irari ry'ibyaha ndetse no kugenda uko wishakiye, itondera ijambo ry'Imana, wirinde abakubwira ngo Yesu yarabibambiwe byose, ngo ubundi twebwe tugenda uko dushaka. Ndakubwiza ukuri, ushobora kugeza ku munota wa nyuma ubaye utagenda nk'uko Imana ibishaka, ukarimbuka. Kandi warabatijwe, Yesu yaragupfiriye, waragendeye, warasenze, ukaba mu rusengero, ukaba mu materaniro, ugakora imirimo itandukanye yo mu nzu y'Imana, ariko kutihana ngo wihanire kureka ugende wegera Imana irushaho kukweza no kugutunganya ndetse no kuguhindura, nk'uko Pawulo yatangiye. Uko yatangiye siko yasoje, umunsi ku wundi yarushagaho kugenda ahinduka, hanyuma kugeza ubwo yavuze ngo amaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, kuko yumvaga muri we ntacyo Satani afite kumushinja. Rero birashoboka, tugize umwete, Imana ikadushoboza, twatura ibyaha byacu, twihane dukizwe, ariko noneho dufate inzira n'icyemezo cyo kubihunga no kubireka no kwirinda no kwegera Imana kugira ngo irusheho kudushoboza. Kuko hari ugukora ibyaha ukabigenderamo, hari no gucumura nk'uko umuntu yacumura, kuko turi muri iyi si, wahura n'ibikurakaza, wahura n'ibikubabaza, ugatekereza nabi. Ibyo ni ibicumuro tuba tugomba kwihana, ukarara ukabikemura ibyo ngibyo utanatinze, nturarane bene icyo kintu muri wowe. Ariko umuntu ukora ibyaha akabikora abizi cyangwa se atabizi, azarimbuka. Kabone n'aho waba warihannye, utihaniye kureka, ko hari abapagani bo mu rusengero, utihaniye kureka ugakomeza ibyaha uri mu rusengero, Yesu yarakubambiwe, ngo byose yarabibambiwe, ntabwo ari uko nk'uko bimeze. Hanyuma kadusome na Zaburi ibice 9 umurongo wa 1, naho twumve icyo hatubwira. Twumve niba naho hari icyo hatubwira muri ibi ngibi turimo twiga. Zaburi ibice 9 cyangwa se Zaburi ya 9
umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirishaga inanga ijwi ryitwa mutirabeni. Ni zaburi ya Dawidi. Ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Uko byagenda kose iri jambo hari aho rihuriye n'ibyo twasomyemo hariya, ko twasomye amagambo agiye atandukanye. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ntako itagize kugira ngo itwigishe turusheho kumenya ko Gehinomu ihari, kandi izajyamo abanze kumvira Imana, abataritaye ku ijambo ryayo ndetse abataritaye ku mategeko ye, kuko Yesu yavuze neza, asobanura neza ko abe cyangwa se abamukunda ari abita ku mategeko ye bakayumvira. Hanyuma dusome Matayo nayo, Matayo ibice 5 umurongo wa 20 naho twumva icyo havuga. Turaba dusoje aya magambo y'Imana twakomeje kwiga muri iki gitabo, kugira ngo dukonfirime ko ibyo twasomye muri iki gitabo ari iby'ukuri. Matayo ibice 5 umurongo wa 22 haratubwiye ngo, ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urarikira mwene se akwiriye guhanwa, urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe. Ni ukuvuga ngo kurakarira mwene so urabihanirwa, kabone nawe yaba yakurakaje. Ni ukuvuga ngo niba umuntu akurakaje ukarakara ukumva urarakaye, gira umwete wo kwihana no gutabaza Imana igutabare igukuremo ubwo burakari, ko kurakarira mwene so ni icyaha. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kumubabarira. Abigishwa babajije Yesu ngo umuntu nancumuza cyangwa nambabaza cyangwa nankosereza nzamubabarire ngeze kangahe? Yesu arababwira ngo uzamubabarire 7 inshuro 70. Ni inshuro nyinshi cyane ugomba kubabarira umuntu, yaba yagusabye imbabazi cyangwa atagusabye imbabazi. Mbibutse ko bitoroshye, ariko niho iyi nzira iba ifunganira, mbese bigatuma ibaho ifunganye, ariko natwe tugomba kuyigendamo kuko hari abatubanjirije babishoboye. Ngo uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. Urumva, gutukana ni ikintu gikomeye cyane kizatuma abantu barimbuka. Kubwira mwene so ngo wa gicucu we, kandi abantu benshi barabitukana, cyangwa wamupfuwe, cyangwa se ukamurakarira, cyangwa se ukamutuka ikindi kintu. By'ukuri dore bizatuma twebwe tutabiretse tugiye muri gehinomu. Imana yo mu ijuru idushoboze kugenda twirinda mu magambo tuvuga, mu bintu byose dukora. Kandi hariho n'abantu bagira burage zirimo ibitutsi, bakibwira ko nta kintu bitwaye, ngo baba bari gusetsa abantu, ngo iki, ngo ntabwo ibintu baba babikomeje, ngo baba bagomba guseka, ngo no kubyoroshya. Imana iturinde burage zidafite umumaro, zitajyanye n'ijambo ry'Imana. Burage nta nubwo ari nziza ubundi bwo, kuko usanga akenshi zitari mu kuri. Rero Imana yo mu ijuru idushoboze kugenda nk'uko ishaka, kuko nitwe bifitiye inyungu. Uyu munsi urahari, ariko ejo ntabwo ubizi. Niyo mpamvu ugira umwete wo gukora nk'udafite igihe, uhinduke rwose ugize umwete, kuko ejo ntabwo uhazi, kandi amahirwe uhawe ukwiye kuyabyaza umusaruro, kubera ko ntiwamenya impamvu uhawe amahirwe yo kongera kubaho umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa myinshi, kuko tutazi igihe tuzamara. N'abatashye uyu munsi cyangwa batashye ejo, nabo bibwiraga ko bagifite igihe kinini cyo kubaho. Wenda aranarwaye yumva ko azakira nk'uko abandi barwaye bagakira, ariko ntibyakunda. Niyo mpamvu twirinde. Hari benshi bapfa yabyutse uyu munsi afite gahunda nyinshi, afite imipango myinshi, azi ko ari bugeze nimugoroba, ugasanga ntibikunze. Niyo mpamvu bikwiye kutubera isomo twese, bikatubera isomo ry'ubuzima dukwiye gutekerezaho umunsi ku wundi, hanyuma ukirinda ibyaha, ukagenda wirinda. Umwami Yesu azagushoboza kugira ngo umunsi watunguwe n'urupfu uzatahe mu ijoro. Rero reka dukomeze
dukurikirane ibyo tuba twize, usubire mu ijambo urisome ndetse usome byinshi cyane, tujye tugaruka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, ariko noneho duhuje umugambi wo gusoma ndetse no kumvira ibyo twasomye. Reka dusoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwami, ndagushimiye kubw'aka kanya keza uduhaye ko kwiga ijambo ryawe, urakoze. Ndagushimiye kuko udahwema kutwigisha, keretse twebwe ubwacu ntitutumva, ariko twinginze umwuka wera kugira ngo arusheho kutuganiriza ndetse arusheho kutwuzura no kutubwira byinshi. Twitonde, twite ku ijambo ryawe ndetse duhindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe kugira ngo turusheho kuryitaho ndetse no kuryumvira. Urakoze, ndagushimiye. Duhiye guhindurwa n'ijambo ryawe, ukomeze kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugende duhinduka umunsi ku wundi, tunesha umunsi ku wundi. Urakoze, mu izina ryawe ryera dusenze twizeye, amen.